Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi hano se muri mpande zose z'indamutso ndabasoje amahoro y'Imana abane namwe. Umunyarwandakazi witwa Nyambo Jessica arababaye, umutima we urababaye cyane bitewe n'ibintu biri kugenda bimuvugaho ku mbuga nkoranyambaga ngo aranuka. Ibi bintu ni harassment ari kugenda akorerwa, ariko gukorerwa iyi harassment noneho ukiri umwana mutoya w'umukobwa birababaje, biteye agahinda gakabije. Mu kiganiro DJ Crash yagiranye na MIE yavuze ngo buryo ki ngo hari umukobwa w'umusore w'ushitiye ngo yasanze anuka, ngo yaramuciyeho ngo aramwegerana aramubwira ngo ngwino nkubwire. Ariko uyu mukobwa ntabwo yatangaje izina, ahubwo abantu bahise bafata ukundi baravuga ngo iminsi bivugwa ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, ariko ngo ntibagira amazina bavuga, ubwo ni kwa kundi bumva umuntu nyine bahita bita ngo ni Nyambo, kandi Nyambo arengana. Rero ibi byose byabaye ku mbuga nkoranyambaga yewe hose ngo Nyambo, TikTok nibyo byuzuyeho. Ariko nagira ngo mbabwire ngo umuntu utarahura n'ikibazo cyangwa umutima we utararemererwa, Nyambo Jessica arababaye kandi cyane. Nyambo Jessica ari gukora ikintu bitwa harassment, umutima we urababaye. Ntabwo yaza ngo abasubize ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo agomba kubihorera. Ariko icyo namubwira nahumure kandi Imana irahari. Uyu DJ Crash rero yaje yiregura avuga ngo uburyo ngo yari prank, ngo kuko nta n'izina yavuze. Ariko ntabwo njye nemeranyije nawe, kuko iyo aza mu mujyi wa mbere akavuga yuko ari prank cyangwa bagasoza bavuga yuko ari prank, ibyo abantu twari kubyumva. Ariko yabonye abantu batangiye kwataka Nyambo, azavuga yuko ngo byari prank. Icyo nababwira, niba uri umukobwa cyangwa uri umumama, gusebya umuntu mugenzi wawe ntabwo biba ari byo. Mukunda umukundwakazi, kuko buriya iriya neza uba uri kumugirira ni nziza cyane. Iriya neza uba uri kumugirira ntabwo yayibagirwa, kuko ahora yishima kandi ahora yumva ari nziza cyane. Reka tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turebere hamwe ibintu biri kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga kuri social media. Ariko Nyambo Jessica ndakwihanganishije, Imana igukomeze umutima wawe. Abantu benshi harassment ntabwo ari nziza, ariko reka tujye mu kiganiro cyacu uyu munsi. Ubundi amazina ye twamenye ku mbuga nkoranyambaga ni Miss Nyambo cyangwa Nyambo Jessica. Ni umukobwa wikuye habi, akora ikijyanye na film, arazamuka agera ahantu hashimishije. Aho agera harashimishije, buriya ntabwo wagera ahantu utaratewe imijugujugu cyangwa utarababaye. Ibyo byose bibaho. Rero Nyambo Jessica ni umwana wavukiye mu cyaro, kuko natwe twese twavukiye mu cyaro. Akura yizigama, akura avuga ngo reka nikure habi ingerere ku rwego runaka nzajya mbasha kwiguriraho amavuta. Kuri ngo ahagaze ni n'umujejeta faranga, ahagaze ikintu cyitwa ivatiri, imodoka ye. Nyambo Jessica yarakuze akina filimi zigiye zitandukanye, aho bagiye mukunda rwose bagakunda role akinamo abantu bagiye batandukanye. Ariko ibicanege ntabwo bijya bibura mu buzima. Buriya ushobora gukora ikintu abantu bagikunde, ugashobora gukora ikintu, kuko mu isi ntabwo ubona abafana, abatari abafana bose ukababona, ingeri zose ukazibona. Ariko yaragomeje arakora tugeza naho tumwumva ari bavuga ngo ni Besto wa Titi Brown. Ibyo byarahitinze, ariko bamwe bakavuga ati se ibintu by'aba Besto bimeze gute? Ariko kuriya kuba ari gukorera amafaranga, bari gukorera amafaranga. Nyambo Jessica yarakoze paka yishimye na channel ye kubigeza ahangaha imaze kwikirwa n'abantu barenga ibihumbi magana angahe, bose murumva yuko ari benshi. Umwana aragomeza arakora yikura habi, ariko ibicanege ntabwo bijya biburaho. Abantu kuri mbuga nkoranyambaga bari kugenda bavuga ngo aranuka, kuko umuntu w'umukobwa yaba yanagura parufe. Muri kubona isura ya Nyambo, muri kubona ukuntu ameze, yambara udusengeri. Ubu yanuka hehe koko? Mumbabarire mumbwire, ubu yanuka hehe? Kwari kwakunda abantu basebya bagenzi babo, ugasanga umuntu yihaye mugenzi we, ugasanga umuntu yamusebeje kandi ari harassment aba ari kumukorera. Nyambo Jessica ngenda hamwe neza yuko atanuka. Ni umukobwa wikuye ahantu habi, ni umukobwa wagerageje kwikura ahantu umuryango akawukura habi, ndetse nawe ubwiwe akiteza imbere. Ntabwo yaba anuka, ahubwo ni ukumusebya, ahubwo ni ugufata ikintu
gisa nkaho gikomeye bakamwangisha sosiyete nyarwanda, ariko ntabwo byavamo. Abamukunda turacyahari, nawe umwanga Nyamujesica mukunde kuko ni umwana mwiza, ni umwana mwiza ufasha kandi ureba inyungu za buri we bwite atarebeye ku nyungu ziwe bwite, agafasha abana bakizamuka, agafasha urubyiruko muri sosiyete nyarwanda kugira ngo ruzamuke. Nyamujesica tujye tumubwira ngo ajye ahumura kuko Imana niyo ya mbere mu buzima. Ikintu cya mbere ni ugusenga, kandi gusenga nibyo byiza bikugira uwo uri we. Ibicanege iyo uri kugera ahantu harenze, ibicanege ntabwo bijya bibura. Iyo uri kugera ahantu hapafuminga ntabwo ujya ubura abantu baguca intege. Ariko ikirimo aha ngaha ni iki? Isomo ririmo aha, irinda umuntu kuko umuntu yakwangisha isi yose ikakwanga, ariko Imana itabikunze ntabwo byakunda. Rero mureke dusengere Nyamujesica kandi tumwifurize ishyano ryo gutera imbere, akazajya yunguka mu byo akoramo byose kandi akabibonera ku gihe. Ngayo nguko rero reka muri aha ngaha mbifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye, kandi muragire mu magisha, amahoro, amafaranga, ibintu byose byiza kandi bizima muzabibonereho uko Nyagasani ni byose kuri mwese mumutegereza kandi mumukunda. Ubuzima, amafaranga, umutekano, byose bya bindi byiza byose muzi dukenera mwese, kandi Imana inabahe n'uburambe, ibahe kuramba, ibahe ibyiza byose. Bye bye, ndabakunda, Uwiteka abane namwe.